Ikindi kintu kigenga uno muryango wa Illuminati ngo nuko umuntu wese wamaze kuwinjiramo nyine yagezemo indani babanza bakumukubita ikintu cyose yifuza kuri ino si, haba kuba uri icyamamare, amafaranga menshi cyane, kuba ufite icyubahiro ku isi yose ikuzi, by'umwihariko ku bahanzi. Noneho ni kwa kuri bakubwira ngo ukoze indirimbo imwe irebwe na biliyoni zigera muri 4, ubukungu bakaguha amafaranga yose wifuza. Ariko ngo ibyo bintu byose baguha muri Illuminati ngo bigira ikiguzi kimwe bitanga, cyangwa wowe ubaha kugira ngo nawe baguhereze ibyo bintu byose. Uwo bita Kanye West ni umuhanzi ukunzwe hano ku isi hose ndetse no muri USA, kugeza na hano muri Afurika abantu bose bagiye bamuzi. Kanye West yitangarije ubwe uko yatanze mama we amutanga muri Illuminati. Mama we icyo gihe yahise apfa. Ese waba warigeze kwibaza impamvu bamwe mu bahanzi bazamuka vuba cyane bakaba ibyamamare ku rwego rw'isi? Wari uzi ko abenshi bavuga ko baba bakorana n'umuryango wa Sekibi Illuminati? Muri kino kiganiro cy'uyu munsi hari ibintu tugiye kugenda tuganiraho byerekeye n'uno muryango wa Illuminati. Tuvuge ese hari abahanzi benshi bagenda bavuga ko baba muri Illuminati, byose turaza kugira tubigarukaho, babwire abahanzi bose baba muri Illuminati. Tugaruke tuvuge ese ko bavuga ngo Illuminati ngo igiyemo bagwa amafaranga, hari igitambo banza gutanga cyangwa ibitambo banza gutanga? Byose turaza kugira tubigarukeho, tubone kuntu bamwe mu bahanzi bagiye batanga abo bakunda, abantu baho ba hafi, hari n'abatanze ababyeyi babo cyangwa mama wabo. Byose twaza kugira tubigarukaho. Tuvuge uno muryango wa Illuminati ubundi washinzwe ryari, tuvuge ubundi ukorana na Satani gute. Benshi bagenda bavuga ngo uno muryango hari aho uhuriye na Sekibi Satani, cyangwa abawubamo bose baba bari gusingiza Satani. Ibi byose twaza kugira tubigarukaho. Wowe icyo usabwa nta kindi ni cya kindi, ni ukubanza ukareba kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kugira ngo uze kubasha kumenya Illuminati ni iki, cyangwa umenye uwo muryango uwo ari wo, n'abahanzi bose bawubamo, ibitambo banza gutanga kugira ngo bajyemo, ndetse n'amafaranga babaha cyangwa kwamamara babaha kugira ngo ubashe kujoininga uwo muryango. Kanda subscribe rero kuri ino channel, urebe ino video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ujye ubona uwunguke byinshi muri kino kiganiro. Kanda subscribe, fungura izogera, urabudufashije cyane. Kandi kino kiganiro mbere yuko dutangira abanzu baking sure yuko wakanze like, kanda like. Naho nge mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize. Yes, alright, nimba wakanze subscribe reka tumaze twigendera. Ubundi Illuminati tugiye kubanza tuvuge Illuminati bundi ni iki umuryango, ko twumvaga umuryango wa Illuminati ni iki? Ubundi Illuminati ni izina ry'umuryango rivugwaho kuba rigizwe n'abantu, abantu bose bagize Illuminati ni abantu baba bafite ubutegetsi cyangwa ubutunzi n'ubushobozi bwo gutegeka isi. Ibyo byose twaza kugira tubigarukaho. Tuvuge ngo se abo bantu ko bari kuvuga ngo ni abantu bafite ubushobozi bwo gutegeka cyangwa kugenzura isi, byose turaza kugira tubigarukamo. Ubundi Illuminati n'umuryango w'ama bakire cyane, uzacunge nta muntu n'umukene ubamo. Ibyo nibyo bari kutubwira ati rero Illuminati ni umuryango uvugwaho kuba ugizwe n'abantu bafite ubutegetsi cyangwa ubutunzi n'ubushobozi bwo kugenzura isi mu buryo bw'ibanga. Ikindi kintu, uno muryango wa Illuminati ukoresha abantu cyangwa ugakoresha abantu b'urubyiruko kugira ngo babashe kwamamaza uno muryango wabo. Urugero nko muri entertainment, mu muziki, abahanzi abenshi bakunzwe cyane ku rwego rw'isi, abenshi n'aba Illuminati niko babita, binjiye umuryango wa Illuminati. Uno muryango ukoresha uko ushoboye kugira ngo ufate abahanzi bamwe mu muryango wa Illuminati nabo bafashe kwamamaza iyo miryango yawe. Turaza kugira tubagarukaho, tuvuge kuri ba Jay-Z, ba Kanye West baba muri uwo muryango, nabo tugiye byinshi tubavugaho. Ariko ikintu mwamaza kumenya nuko uno muryango Illuminati wifashisha bamwe mu bahanzi kugira ngo izina ryawo rikomeze kwamamara mu bandi bantu. Kwa kundi usanga ukunda nk'umuhanzi runaka, umuhanzi nawe wakumva ari kuvuga ngo nagiye muri Illuminati niyo nkunda, nawe ukumva nyine urabikunze kwa ko ari cyo kintu akunda, baba bafite audience nini cyane. Turaza kugira tubigarukaho, tuvuge kuri ibyo bya ba Jay-Z n'ibindi byose. Wowe icyo usabwa no gukurikirana kino kiganiro. Ikindi kintu kigenga uno muryango wa Illuminati ngo nuko umuntu wese wamaze kuwinjiramo nyine yagezemo indani babanza bakumukubita ikintu cyose yifuza kuri ino si, haba kuba uri icyamamare, amafaranga menshi cyane, kuba ufite icyubahiro ku isi yose ikuzi, by'umwihariko ku bahanzi. Noneho ni kwa kuri bakubwira ngo ukoze indirimbo imwe irebwe na biliyoni zigera muri 4, kandi mu gihe kitarenze umwaka. Urumva biliyoni 4, hafi miliyari zingahe ziba zakurebye. Noneho urumva uko kwamamara kose baba baguhaye, bakaguhereza
ubukungu, bakaguha amafaranga yose wifuza, ariko ngo ibyo bintu byose baguha muri Illuminati ngo bigira ikiguzi kimwe bitanga cyangwa wowe ubaha kugira ngo nawe baguhereze ibyo bintu byose. Nimba baguhaye kwamamara, baguhaye imodoka zihenze zo kugendamo, baguhaye amafaranga, baguhaye ubutunzi ukunzwe n'abantu bose, ariko nabo bagira ikintu kimwe bagusaba kugira ngo nako bagira ibintu bagusaba, ntabwo ari ikintu kimwe, bagira ibintu byinshi bagusaba kugira ngo nawe ubitangemo igitambo kugira ngo ubone ibyo ngibyo byo kwamamara. Mbere yuko tuvuga bimwe mu bitambo batanga kugira ngo nawe baguhereze biriya twavuze hejuru, bwamamare, amafaranga n'icyubahiro ndetse n'ibindi, banza making sure yuko wakoze subscribe. Nyaboneka mukande subscribe kuri ino channel igiye kugicaho ibintu by'ubwenge gusa, kandi nimba ino video wikunze ukande like, nyaboneka twikomereze. Dore bimwe mu bintu abantu bagenda bavuga bano bajoininze umuryango wa Illuminati cyangwa bamwe binjiye mu muryango wa Illuminati, ibitambo bagiye batanga kugira ngo nabo babashe kubona kwamamara cyangwa amafaranga ndetse n'ibindi bindi babahaye byinshi. Dore bimwe mu bintu bagiye batanga: gutanga umuntu wawe wa hafi kandi ukunda cyane, gutanga umubyeyi cyangwa umwana wawe ndetse n'umugore wawe bijye bibaho. Ariko hangange nababwiye ngo giye kuvuga ibintu bifite mberekana n'urugero nyine rw'umuntu umwe muri abo ngabo wabikoze. Uwo bita Kanye West ni umuhanzi ukunzwe hano ku isi hose ndetse no muri USA kugeza na hano muri Afurika, abantu bose bagiye bamuzi. Kanye West yitangarije ubwe uko yatanze mama we amutanga muri Illuminati. Mama we icyo gihe yahise apfa kugira ngo nawe abone kwamamara. Kanye West yatanze mama we. Murabibona ko Kanye West asigaye ameze neza, ni umuntu ufite amafaranga. Rero kugira ngo abone buno bwamamare bwose nuko yabanje gutanga uwo bita umubyeyi we, atanga umubyeyi we kugira ngo abone buno bwamamare ndetse buvanze n'amafaranga. Mbega buri kintu cyose kiba gifite icyo igitambo. Mbega kugira ngo ugire ayo mafaranga bagusaba igitambo cy'umuntu ukunda cyane. Icyo nicyo kintu cya mbere bagusaba. Si uwo nguwo gusa, dufite n'abandi benshi bagiye batanga ibitambo tugiye kubageraho. Murancikira ariko nabazanye ngo noneho hari ikiri gitambo bagusaba ariko kitajyanye n'umuntu wawe ukunda wa hafi, nyine nta muntu utanze pe, ariko icyo gitambo ukaba ugitanze kandi ukazacyubahiriza igihe cyose. Ngo twabyita nk'ikira gutanga igitambo cyo kwamamariza shitani, nko kuba ambasada we hano ku isi, nyine ukajya umukorera ibintu byose. Nk'urugero nk'umuhanzi witwa Lil Uzi Vert cyangwa umuhanzi witwa Lil Uzi Vert, mwese murabizi ko ni umutinganyi. Urumva, utanga igitambo kugira ngo nawe ujye wamamariza shitani ibikorwa bye hano ku isi. Kandi Lil Uzi Vert murabizi ko yirirwa akora bya bimenyetso twagiye tubona bya shitani. Nimba mushaka ko bakoraho ikiganiro kuri ibyo bimenyetso, nabyo muranyandikira muri comment mumbwire ati dukorere ikindi kiganiro cyangwa dukorere part 2. Lil Uzi Vert ni umuhanzi wo muri Amerika nawe ukunzwe cyane. Uno muhanzi rero yagiye atangaza yuko ari umutinganyi ndetse anatwite. N'uwo bita Lil Nas, bose ni abatinganyi babiri, kandi abo ngabo nta kindi kintu bashinzwe usibye kwamamaza ibikorwa bya shitani hano ku isi. Abo ngabo rero icyo bashinzwe ni ambassador. Abo ngabo nabo bagiye batanga igitambo cyitwa kwamamaza, aho biyambura ubusa muri video zabo bagakina amaprono ariko y'abatinganyi. Urumva rero aho ngaho buri kwamamaza nicyo gitambo bagiye babasaba. Icyo nicyo gitambo cya kabiri kigiye kiri muri ibyo bintu bagusaba mbere na mbere kugira ngo joining uwo muryango, nawe kugira ngo bagire icyo baguha, nawe ugira ikintu ubanza kubakorera bwa mbere. Kandi ikindi, bano bahanzi tumaze kuvuga hejuru, mubizi ko uyu muhanzi Lil Nas n'uyu nguyu Uzi Vert ni abahanzi beza b'abasore beza bashinguye, ariko ikintu gitangaje ni uburyo aba bahanzi bombi ko ari babiri ari abatinganyi. Mbega ni abambasada ba Satani, basinye ni nkaho basinye kumwamamariza. Kandi ibi ngibi byo kumwamamariza ubikora byeruye ku buryo uzi ukavuga ngo nge nkorera shitani, ku buryo babatumira no ku mateleviziyo akaza agatanga interview ari kuvuga ati shitani niwe nkorera n'ibi ngibi n'ibi. Njye mbabwira rero nta kintu kitagira ikiguzi, ariko muri Illuminati ho biba bikabije. Utanga umuntu ukunda cyangwa se ugasinya amasezerano yo kubamamariza, aho ugenda ugakina filimi z'urukozasoni uri umutinganyi, cyangwa ukajya ugenda utangaza ko uri umu Illuminati ukora na bya bimenyetso byabo twagiye tubibona byinshi bya piramide, na bya bindi byo guhuza intoki. Byose ni ibimenyetso bagenda bakora bigaragaza yuko bajoininze no muryango wa Illuminati wa Sekibi. Ngo ikiri kintu no muryango wa Illuminati ubanza kugusaba mbere na mbere, nimba uzi ko uri umuhanzi cyangwa uri umuntu usanzwe, ibikorwa byose ukora ugerageza ugakora uburyo ushoboye byose ukajya ugaragazamo bya bimenyetso byabo, cyangwa ugakora video ziteye ubwoba. Mwagiye mubibona nko ku muhanzi wacu Rema, nubwo abantu babishidikanyaho cyane, ariko mugiye mukurikira video yagiye akora za kera kuntu zabaga ziri classic, video zigiye zikeye, ukagereranya n'ubu ngubu kuntu video zigiye zisa
ubona ko harimo ibintu bibyihishe inyuma, kandi gukora biriya video ngo bisa nabi, ngo inyuma hameze nk'aho ari abadayimoni cyangwa se muri kunywa amaraso cyangwa umuntu ari kurira amaraso, ngo biriya byose uko bigiye bitondetse n'ukuntu usanga Illuminati ikubwira ati rero wowe nimba winjiye umuryango wacu nta kwinjiramo bucece, injira werure ko uri umu Illuminati bya nyabyo. Hari n'abagenda batabivuga ugasanga bari kugenda bagira amakimbirane, niho handi usanga umuhanzi ngo yaflopinze amanuka mu buryo butunguranye, nimba ejo bundi yakoze indirimbo ngo irebwe na miliyoni wenda nka 600, ugasanga akoze indirimbo irebwe na miliyoni nk'eshatu, ugasanga ni ibintu nyine hari ibyo batahurijeho nyine, ugasanga byo biramumanuye. Rero ngo kugira ngo ubu umu Illuminati nyawe ngo nuko bisaba ko nimba uwinjiye muri uno muryango ubihamya neza imbere y'itangazamakuru ndetse n'isi yose ko wawugezemo. Si ibyo gusa kandi hano tugiye dufite liste y'abahanzi cyangwa bamwe mu bahanzi bagiye bava muri Illuminati cyangwa bamwe mu bahanzi bagiye banga kujya muri no Illuminati bikabagiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko bari bagiye gutangaza byinshi bikomeye kuri uno muryango wa Illuminati, bikaba ngombwa ko bakurwa mu nzira. Nk'umuhanzi witwa Michael Jackson, ndatekereza ko umuhanzi witwa Michael Jackson abantu benshi baramuzi, yigeze gutangaza ubwe ko yigeze gutangaza ku bitangazamakuru agerageza kuvuga bimwe mu byihishe inyuma ya Illuminati, avuga ngo hari abantu bashaka kugenzura isi biciye mu muziki. Urumva ko nyine Illuminati twamaze kuvuga ko ni umuryango ukoresha cyane cyane abahanzi cyangwa abantu bafite audience nini kugira ngo bikurure n'abandi bantu kujoininga uwo muryango. Noneho Michael Jackson we yaramaze kuvuga ngo hari abantu bashaka kugenzura isi ariko baciye mu mwuga w'umuziki. Ubwo urumva yarashatse kuvuga Illuminati. Ariko uyu no muhanzi wacu Michael Jackson cyangwa Michael Jackson ntibyatinze kuko yahise yicwa mu buryo butunguranye, buryo nyine yishwe mu buryo budasobanutse kabisa. Nimba yaratangiye kubaraburiza avuga ati ngo rero nubwo bimeze gutyo hari abantu bashaka gukontorera isi baciye mu mwuga w'umuziki cyangwa baciye mu mpano y'umuziki, kwa kundi twagiye tubivuga. Rero uno Michael Jackson cyangwa Michael Jackson yahise yicwa. Hari n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye bagerageje kurwanya uno muryango wa Illuminati bawuvugaho ibintu, ariko nabyo bikarangira nabi. Nk'umuhanzi w'umuraperi witwa DMX, ndakeka benshi muramuzi. Uyu muhanzi w'umuraperi yaratangiye kugira ibintu byinshi agenda hishura kuri uno muryango wa Illuminati cyangwa bivuga mu ndirimbo ze, ariko nawe yaje kugira igihe arapfa. Kandi nta kuntu umuntu undi umuntu apfuye ubukeka akenshi cyane abantu bari bafitanye beef cyangwa se abantu bari bafite amakimbirane. Ibi nabyo abantu benshi bakaba bavuga ko uno muhanzi DMX nawe yaba yarapfuye kubera yishwe na bano bantu bakuriye umuryango wa Illuminati, nyine aribo baba baramwishe kugira ngo atabaraburiza cyangwa ngo avuge amateka yabo cyangwa abinjirire nyine tubakahita bamuhitamo kumukura mu nzira. Abahanzi bo ni benshi bagerageje kuraburiza uno muryango wa Illuminati ariko nabo bikarangira bapfuye, nk'uwitwa Bob Marley, Tupac n'abandi benshi bagize amagambo cyangwa ibikorwa bakora kuri uno muryango babicisha mu ndirimbo bashaka murabizi ko indirimbo za Bob Marley akenshi zavugaga ukuri, zigisha abantu. Hari ibintu byinshi yageraga avuga kuri uno muryango ariko abica ku ruhande kugira ngo bitazamugiraho ikibazo. Ariko uno muryango wa Illuminati abakuru bawo babibonye kare, bamukuye mu nzira kimwe na Tupac ndetse n'abandi. Kuko nk'uyu nguyu Tupac yigeze gusohora indirimbo imwe avuga kuri uno muryango wa Illuminati ndetse anabyerura no kubatuka. Ibi ngibi byose bikaba abantu benshi batekereza ko ari byo byaba byarateye cyangwa ari byo byaba byaragize uruhare mu rupfu rwe. Sasa rero hari abahanzi bagiye bavugwa ko bari muri Illuminati ariko nabo ubwabo batarabyitangariza ngo bavuge ngo no muryango tuwurimo. Abo ngabo ntago twaba turetse kubavuga bano b'abanyafrika bavugwa ko baba muri no muryango wa Illuminati, ariko ntago twahita tubibashinza kuko ntago barabyivugira nka Kanye West ngo babyerure babishyire ku mbuga nkoranyambaga. Ntago twaba tuvuze ngo tugiye kubibashinza pe, ariko mbasabye ko mwajya muri comment mukavuga gose. Noneho mwebwe ubwanyu mwanyibwirira muri comment mukambwira ati se ko tubona bano bahanzi bagiye nyine mwebwe murebesha amaso yanyu ni bande mubona ko nabo bagomba kuba bari muri no muryango wa Illuminati nubwo bo batarabyiyemerera ubwabo ku giti cyabo, ariko bitewe n'ibikorwa bakora, haba stage bakora, imisara bicuritse, ibimenyetso bya Illuminati. Nyine tumwe mucishe muri bano bahanzi bacu dufite kuri no si mugende munyerikire muri comment ngo turi kubona uyu nguyu kanaka tugiriranyije ibintu asigaye akora abarizwa mu no muryango wa Illuminati. Ndabakunda cyane, ngiye banyita Promesse niyo nagize. Reka ikiganiro cyacu
igisubikira aha ngaha. Hano kuri ino channel hacaho ibindi biganiro byinshi bitandukanye, mukande subscribe, mufungure inzogera kuri ino channel, mukande na like, mujye muri comment mwandike ndabakunda cyane. Kandi ino channel icaho ibindi bintu byinshi by'ubwenge, haba comedy ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndabakunda cyane, tuhire mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao, Imana ikomeze barinde kandi mwibuke gusenga Imana mu byiza n'ibibi. Ngiye ntabibabwiye, mujye mwibuka gushima Imana mu byiza n'ibibi byose. Imana niwe muremyi w'isi n'ijuru. Ndabakunda cyane, bye bye.